ijambo ry'Imana ababashe guterana uyu munsi. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza kuri uyu munsi mwiza Imana yaduteguriye. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yakobo abafite Bibiliya dufatanye ibice 4 umurongo wa 8. Yakobo ibice 4 umurongo wa 8. Abantu bafite Bibiliya tujye tugendana kugira ngo twese tubashe kuba mu ijambo. Ijambo ry'Imana riranditse ngo mwegere Imana nayo izabegera. N'uwo murongo A yawo gusa. Yakobo ibice 4 umurongo wa 8. Mwegere Imana nayo izabegera. Yesu ashimwe. Haleluya. Abagishaka Yakobo kumugeraho udasanzwe usoma Bibiliya cyane biragoye. Ako mujye mu ishakiro. Ntabwo nzajya mbabwira page ahubwo ujye uhita ujya mu ishakiro bite bikorohera kuhabona. Ubashe kumenya gushaka ibyanditswe. Kuko tugiye dukomeza tubabwira ngo page ya kangahe bituma natwe tutagira umwete wo gushaka ibyanditswe. Uburyo bwiza rero bwo kubona icyanditswe Bibiliya utayizengurutse ngo irangize nubwo uhita ujya mu ishakiro uhita ubona aho urebera ukamenya niba Yakobo ni mu isezerano rishya. Kuko nujya mu itangiriro ugashaka Yakobo tuzarinda dusohoka mu rusengero ugere no mu rugo Yakobo ntuzigera umubona. Yesu ashimwe. Rero tujye dufata umwanya, tugire umwanya wo kuba mu ijambo mu rugo, dusome ijambo ry'Imana, dufate Bibiliya dusome ijambo. Nurisomera mu rusengero n'ukuri kugira ngo tuvuge igitabo uzakigereho buri gihe bizajya bikugora. Hari ibitabo bigoye ariko hari n'ibitabo kandi uko tugenda dusoma tugenda dusobanukirwa. Soma ijambo ry'Imana rero muri urwandiko rwa Yakobo umugaragu w'Imana yandika amagambo meza ku gice cya 4 ku murongo wa 8 ayawo ngo mwegere Imana nayo izabegera. Haleluya. Iri ni ihame. Iyo wegereye Imana nayo irakwegera. Tugiye kuvugana ku magambo meza y'Imana uyu munsi w'icyumweru mu mwanya Imana yampaye kandi umwanya mwiza nyishimira cyane. Iri jambo tugiye kuganiraho tugiye kureba uburyo twakubaka ubushuti n'Imana. Uburyo twakubaka ubushuti n'Imana. Niba Imana itubwira ngo tubane nayo tuyegere, uyu ni umwaka wo kubana n'Imana. Ese kubana n'Imana twabishobozwa n'iki? Umuntu mudafitanye ubushuti biragoye yuko mubana. Yesu ashimwe. Umuntu mudafitanye ubusabane bukomeye biragoye yuko ubasha kumwegera. Kandi Yakobo yandika urwandiko ku gice cya 4 aravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Icyo Imana idusaba nuko tuyegera. Nitumara kuyegera ni isezerano ridakuka ko nayo izatwegera. Yesu ashimwe. Kandi ubushuti tugiye kureba kugira ngo bubeho nuko tubasha kwegerana nayo. Kugira ngo ubushuti bwose bubeho no mu isi nta bantu baba inshuti batagira ubwo begerana. Nta bantu baba inshuti gusa muhurira reti uri inshuti yanjye. Oya, icyo gihe haba harimo kubeshyana. Aya magambo rero tugiye kwigaho Imana yadufasheho mwuka abane natwe
kugira ngo tubashe kumva icyo Imana yashatse kuvugana natwe kuri uyu munsi w'icyumweru. Ugiye mu itangiriro ibice bitatu, ubwo Imana yari imaze kurema ibintu byose, ikarema Adamu ndetse ikamuha n'umufasha umukwiriye, tubona yuko Imana yajyaga ibagendera ngo buri mugoroba. Ijambo rituvuga ngo mu mafu ya nimunsi, rero ni mu kagoroba, ngo buri munsi Imana yarabasuraga. Imana irema umuntu yari ifite umugambi wo kubana nawe mu busabane busesuye, yari ifite umugambi wo kwiyegereza umuntu kuko yamuremye imukunze, imuremye ifite umugambi mwiza. Rero muri bimwe Imana yari ikeneye gusabana nawe, ngo buri mugoroba Imana ikamanuka ikava mu buturo bwayo bwera, ikagenda rwose ikabaza Adamu ati Adamu bimeze bite, mu ngobyi bimeze bite? Adamu na Eva akambwira ati turi amahoro. Muri ubu busabane Imana niho yamaze kurema, yaremye Adamu yamushyize mu ngobyi. Ukwije iza kubona ko Adamu afite ikibazo, yazaga ngo asabane nawe ku mugoroba, ariko ibona Adamu afite ikibazo. Nibwo yafashe umwanzuro wo kumuremera umufasha umukwiriye, baba mu busabane. Ubusabane buza kwicwa n'icyaha, ariko mu mugambi w'Imana mu kurema umuntu, Imana yari ikeneye ko isabana n'umwana w'umuntu. Yamuremye imukunze, haleluya. Imana yari ifite icyubahiro, yari ifite ubutware, yari ifite ubushobozi, ariko yashakaga ubusabane busesuye hagati yayo n'umwana umuntu yari yaremye. Rero bigaragara ko Imana ikeneye ubushuti bukomeye hagati yacu nayo. Ubu bushuti rero tugiye kuvugaho tubugiramo uruhare. Ntabwo mvuga ubushuti bwo mu isi, ndavuga ubushuti bwacu n'Imana. Ubushuti ni imibanire myiza, ni imibanire yimbitse umuntu abasha kugirana n'Imana. Iyo mibanire kugira ngo ibashe kugerwaho, hari ikintu umuntu akora. Tubyiga kenshi, ntabwo nje kuvuga ibyo ngibyo twavuga ngo dusenge, tubane n'Imana, dusome ijambo, tube mu materaniro. Ibyo ngibyo ntabwo ndibisubiremo, tumaze iminsi tubyiga. N'ibyo tuvuga uyu munsi ntabwo ari bishya, kuko ijambo ry'Imana turisubiramo buri munsi kugira ngo tutamenyera ubuntu bwayo, kandi kugira ngo turusheho kugenda twibukiranya iby'iyi nzira. Rero ubushuti bwacu n'Imana kugira ngo tubwubake, hari ibintu bitandukanye tugiye kuvugana. Turavugaho bike, haboneka n'ibindi byinshi, ariko turavuga ibyo nabashije ngiye gutegura. Ikindi gihe wenda hari n'abandi Imana izayishurira ibindi bakaza bakabitubwira, ariko uyu munsi mu mwanya dufite tugiye kuwukoresha kugira ngo turebe ese ubushuti bwacu n'Imana ariyo mibanire yacu. Dukeneye gusabana n'Imana, dukeneye kubana n'Imana, nk'uko Yakobo yavuze ngo mwegere Imana nayo izabegera. Umuntu mudafitanye ubushuti, ni ukuri ntabwo wumva umufitiye igihe, ntabwo wumva umufitiye igihe. Niyo mpamvu niba tuvuga Imana ikaba yaratanze ijambo dukwiye guhagaramo muri uyu mwaka, rivuga ngo nzabana n'abanyegera, nzagendana n'abanyegera, nzagirira neza abanyegera. Ese kugira ngo twegere Imana biri bukorwe gute? Biri bugende gute? Ko muri principe dufite kugira ngo Imana ibane natwe, kugira ngo Imana itwuzuze imbaraga, kugira ngo Imana tuyibwire ibituremereye, ko hari principe yaduhaye ivuga ngo
abari kumwe nanjye nibo nzagendana nabo, abari kumwe nanjye nibo nzagira neza, abanyegera. None se turabikora dute? Tuzajya tuza gusa ku cyumweru twicare twumve twegeranye n'Imana? Ese tuzaririmba cyane kugira ngo Imana ibone ko twegeranye nayo? Ese tuzabwiriza cyane tuzenguruka imisozi tuvuga kugira ngo twegerane nayo? Eka turebe ibintu bishobora gutuma hagati yacu n'Imana twubaka ubushuti. Haleluya. Hari abantu bafite icyo cyifuzo se, kugira ngo menye ko nagiye kuvuga ibintu bidafite sanse mu bantu? Amen. Hari umuntu wumva akeneye ko agirana n'Imana ubushuti. Haleluya. Ukabana nayo nk'uko inshuti zibana. Imana ishimwe cyane. Reka rero niba ubyifuza tugendane, tugiye kwiga, tugiye kureba ese kugira ngo ubushuti bwubakike, ubushuti bwahera kuki? Ubushuti buri bushingire kuki? Ikintu cya mbere kugira ngo twubake ubushuti n'Imana nuko Imana tuyiba imbere, tukayijya imbere n'ukuri k'umutima. Imana ishimwe. Ukuri k'umutima. No mu buzima busanzwe, niba ushaka kuba inshuti n'umuntu, inshuti nyanshuti, ugira ukuri, ukamubwira ukuri kuri mu mutima. Abantu b'Imana batubanjirije batubereye ibyitegererezo mu kubaka ubushuti bukomeye n'Imana. Tubonamo ba Abrahamu, tubonamo ba Mose, tubonamo abahanuzi batandukanye, ba Yeremiya, ba Yesaya, batandukanye bagiye bubaka ubushuti bwabo n'Imana. Ariko twasanze kugira ngo ubu bushuti bwubakike nuko abantu bari bafite ukuri kuzuye ku mutima. Bajyaga imbere y'Imana bakayibwira ukuri nk'uko kuri. Amen. Haleluya. Bakayibwira ukuri kuko umuntu iyo ari inshuti yawe ntabwo umwikanga. Nimvuga gutya se aravuga ngo iki? Ubu se ningira gutya biragenda gute? Kandi akenshi usanga ariko abakristo tubayeho. Kavuga uti Imana, yewe reka ngende wapfukama imbere yayo. Ndagushimye Mana nziza, uri Imana ikomeye ariko uri mwiza. Kandi umutima urababaye, ubu ndanezerewe, umunezero wuzuye umutima wanjye, kandi ufite agahinda kuzuye umutima. Yigiye imbere ubwira ngo uri Imana ariko ndababaye. Yeremiya yigiye imbere abwira ngo waranshutse, nemera gushukwa, ngo none mbaye urusengero. Iyo ni inshuti y'Imana ntacyo, kuko afite ubushuti asabana n'Imana, ntabwo afite ubwoba bwo kuyibwira ngo ibi byose bindiho ni wowe wanshutse. Kuko ngo yarahanuraga ngo bakamugira urw'amenyo, ngo yahanura bakamugira urw'amenyo, ngo hakaza abandi bahanuzi bahanura ibintu nyine bigendanye n'uko imitima y'Abayuda babishakaga, ariko we aganura nk'uko Imana imubwiye, ngo barangiza bakamuhindura igitutsi. Arangije arayibwira ngo waranshutse. Haleluya. Waranshutse, nemera gushukwa, none mbaye igishungero, mbaye igitutsi muri Isirayeli. Amen. Babwiraga Imana ukuri kuzuye umutima, kandi abantu batubereye ibyitegererezo. Dukwiye kubigiraho, tukabareberaho, kugira ngo natwe tubashe gusobanukirwa uburyo ki twakubaka ubushuti nyabushuti hagati yacu n'Imana rurema. Amen. Umugaragu w'Imana Mose, Imana yaramuhagurukije iramubwira iti jyana ubwoko bwanjye. Barahaguruka, ariko ngo begere imbere gato, ngo Abisirayeli batangira kutumvira Imana, bigeze aho Imana yicuza
aramubwira ngo ubu bwoko mbabarira Mose mugaragu wanjye bufate ubujyane njye mve hagati muri bwo, ntabwo bishoboka ko nkomeza kugendera muri bo. Abagaragu b'Imana bari barubatse ubushuti bwabo hagati yabo n'Imana, badafite ubwoba, badafite ipfunwe, badafite ngo reka tubigenze gutya, kuko mu bushuti ntabwo habamo protokole ngo uze kubanza uvuge ngo kugira ngo ngiye kubona n'inshuti yanjye ugafata urupapuro ukandika ngo ubu ndi butangire nyibwire gutya nindangiza nkurikizeho. Oya, iyo umuntu ari inshuti yawe umubwira uko umutima wawe uri, kandi nawe kuko azi ko muri inshuti ntabwo akubona ukundi kubw'ibyo uvuze. Imana ishimwe. Nuko Mose mu bice 33 byo kuva, Imana imaze kuba utyo arayibwira tumva rero nkubwire, ubu bwoko niba udabasha kugira ngo tugendane, icyambere uzirikane kuba ari ubwoko bwawe, nge ntabwo ari ubwoko bwanjye. Amen. Byari kugaragara nkaho ari kwishongora imbere y'Imana cyangwa isuzguye. Aribwira ati icyambere ubu n'ubwoko bwawe si ubwanjye, urambwira kujyana nabwo tutari kumwe ngo nge mbugeze he? Arayibwira, muzasome ku bice 33 12 mumanuke. Arayibwira ngo umva rero, niba utadukuye inaha ngo tugendane nawe, utwihorere uturekere inaha. Haleluya. Umvisha ukuri kuzuye umutima, ariko ukuri nuko Mose hari ibyo yari yarubatse abwiza Imana ukuri kuzuye umutima. Arebwa ngo ntabwo ngiye byashoboka ko ubwoko mbujyana ngo nzabugeze mu gihugu cy'amasezerano. Ni wowe waburemye, ni wowe ubukunda, ubuse ngiye mbukunze kurusha uko ubukunze. Niba uburetse urareba ukabona ari njye uzabushobora. Imana iramubwira ngo yewe Mose, ngo ibyo uvuze biraba bityo. Haleluya, haleluya. Kuko yari yarubatse ubusabane, mu bushuti hazamo gusabana, mu gusabana hakavamo ukuri. Haleluya. Imana yamubwira ngo umbwije ukuri ku mugani w'ubwoko ko ari ubwanjye, ari njye waguhamagaye ngo uze ubujyane. Ku mugani se nimbuvamo nubwo ari ubwoko butagonda ijosi, reka dukomeze tugende. Amen. Icyo ni ikintu cyubaka ubushuti, ukuri ku mutima. Ntuvuge ibintu ku munwa ariko bitari mu mutima. Haleluya, haleluya. Ngo ubwire Imana umeze nk'uri kuyishushanya, uyibwire ibintu gusa byo ku munwa ariko mu mutima harimo ibitandukanye. Ubwo ntabwo ari ubushuti. Ubundi n'ubushuti bwo mu isi abantu barambana n'abantu babwizanya ukuri. Uko niko kuri. Jyana mu bushuti bwo mu isi, buri abantu barambana n'abantu babwizanya ukuri. Umugore n'umugabo barambana n'ababwizanya ukuri. Nta bucuti bwubakirwa ku kinyoma, ntibubaho. Uko ni ukuri. Ubushuti ubwiza umuntu ukuri akakwakira, kandi iyo muri inshuti nyine nta bindi birengaho. Iyo harimo ubushuti nta kirengaho. Yumva ko ubwo bucuti atari ubugome, plutôt uko kuri nta kindi kihishe inyuma, tout simplement no kuri. Aba bantu b'Imana turiho tuvuga ni benshi, ntabwo twavuga uyu mwanya ngo tubarangize, ariko uko uzakunda gusoma Bibiliya uzagenda usanga ukuntu abantu bari barubatse ubushuti bukomeye, kandi kugira ngo babwubake babwizaga Imana ukuri. Ntabwo bayicaga ibumoso ngo bayice iburyo ngo bayikate inyuma, oya bayibwizaga ukuri. Yeremiya hari aho yigeze kubwira Imana, yoze Yeremiya nawe yahuye n'ibintu bikomeye. Hari aho yageze aritotomba, arabwa ngo havumwe umunsi navutseho umuntu wagiye kuvuga yuko mama yabyaye umuhungu avumwe. Urumva uko kwitotomba no kwiganyira, kubera ko ari umuhanuzi w'ukuri akavuga ukuri, abantu baramwanga, abami baramwanga. Ageze aravuga ngo havumwe
umva uko kwitotomba. Kandi muri Yeremiya igice cya mbere ijambo ry'Imana riratubwira ngo imuhamagare, hamagare yarambwiye ngo nakumenye ntarakurema. Amen. Kandi nagushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mu yandi magambo Imana yamutoranije kera ababyeyi bataranagira igitekerezo, ariko Imana iba yaramutekereje, yari izi ko ibyo bintu byose azabinyuramo. Arangije yumvisha Imana n'amatwi ye, arayumva arayibona, ariko bigeze aho bimucanze aravuga ngo havumwe umunsi. Yabaga ari mu nzu y'imbohe kenshi, bakamubohera ahantu habi cyane, avuga ngo havumwe umunsi navutseho, ngo inda yambyaye ngo ihinduke urutare. Urumva uko kwitotomba, urumva uko kwivovota. Wakubita muri Yobu ukabona ibice 29, 30, 31. Yobu nawe amaze guhura n'ibigeragezo bimugeze kure, aba n'abagabo bane inshuti z'Imana. Haleluya. Uzi ko Yobu kugira ngo ageragezwe, Satani ngo yari ariho azerera, bamaze kuzerera isi no kwitambagira, ngo nuko ngo ahura n'Imana, ngo Imana amubwira ngo wamubonye se umugaragu wanjye Yobu, wamubonye inshuti yanjye magara, wamubonye ukiranuka muri byose. Ataramubwira ati se gukiranuka yabuzwa n'iki se ko wamuhaye byose, yabuzwa n'iki? Imana amubwira ngo genda ubigerageze urebe, niyo wabigenza gute gusa ubugingo bwe ntabwo mbuguha, ariko ibindi byose ndabiguhaye. Yo barakubitika, tangira avuga ngo uko byamera kose nzahora nyiringiye, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, ngo Uwiteka nawe abimpaye none arabyishubije, izina rye rihimbazwe. Ariko ibigeragezo uko byiyongeranya, abana baragenda, ibintu byose biragenda ngo bigere ku mubiri. Haleluya. Ngo bigere ku mubiri, umubiri umubabaje, yishimishije urujyo, inshuti ze zimwishimye hejuru, abaje kumukomeza bamubwira bati tumaze no kubona ko ari ibyaha byawe, ntabwo twasenga gutya ngo bibure gukoreka. Yobu nawe aratangira atayiwe, ati ubu munsi navutseho, kuki inda ya mama itavuyemo nyiri urusoro? Kuki itavuyemo nyiri urusoro? Abwira Imana ngo ko ntigeze nirengagiza umupfakazi n'imfubyi, arabwira ngo ko abashonje ntigeze mbareka, arabwira ngo ko umwero wanjye ntigeze nkurya njyenyine. Abwira Imana, arayitotombera, arabwira ngo none ngo mbaye igitutsi mu bantu, ngo n'abana bato baranzunguriza umutwe, ngo nubahirwaga aho mu mudugudu abantu bose banyubahaga, ngo none buri wese arancoka nzunguriza umutwe. Aravuga ngo n'umwana, aravuga ngo kubera iki inda ya mama itavuyemo nyiri urusoro? N'ubwari bwubakiye ku kuri, Yobu ko yari nuko yabwiye Imana, ariko ikigaragara ntabwo Imana yamurakara ngo iti nuko noneho uvuze inganziro no nkongerera urebe ibiruta ibyo ngibyo. Oya, Imana imutegera amatwi, Imana iramwumva. Yeremiya Imana iramwumva, abagaragu b'Imana Imana irabumva. Ikigaragaza ukuntu ubushuti bwubakira ku kuri kandi bugashora imizi, Imana yamanukiye gutabara Yobu mu bice 41. Haleluya. Iramutabara, ntabwo yamubwiye ngo yengaze nkwice noneho uveho, cyangwa Yeremiya navuga kuri mubwira uti noneho nibyo gusa wafungwaga ahubwo ngiye gukora iki. Oya, Imana yumvaga, bayibwiraga ubusharire bafite, Imana ikabumva, yarangiza ikabarengera mu gihe gikwiriye. Haleluya. Haleluya. Rero icyo ni ikintu kimwe kugira ngo wubake ubushuti n'Imana mu Kristo, nuko Imana ibwiza ukuri kuzuye umutima. Haleluya. Ikindi kintu kindi twareba kugira ngo turusheho kubaka ubushuti bwacu n'Imana, mu kubaka ubushuti bwacu n'Imana harimo kumvira, ariko tukumvira mu kwizera. Haleluya. Harimo imwe yaririmbye ngo Yesu ndamukunda, ngo mukundira yuko yabanje kunkunda atyo.
amen. Mukumvira Imana, hari igihe abantu bagira ngo abizera bumvira Imana kubera ubwoba, kubera itegeko, ariko twumvira Imana kuko yabanje kudukunda. Amen. Niba ushaka kubaka umubano wawe mwiza ukawubakana n'Imana, ukawubaka uwo mubano ugakomera, reka dusome ijambo gatoya Yesu yabwiye abigishwa be, kandi ijambo ry'Imana uyu munsi natwe ritubera umushorera, tukaryigiramo tukarihagararamo. Yohana 15, bafite Bibiliya wenda mu byandike mwe muraza kubisoma mugeze mu rugo. Yohana 15 umurongo wa 14 haranditse ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibanyimishije. Haleluya. Sinyibita abagaragu ahubwo muri inshuti zanjye. Kandi ngo muzame inshuti zanjye nimurushaho kugira gute? Kunyumvira. Imana ishimwe. Rero kubaka ubushuti bushoye imizi kugira ngo tubashe kubana n'Imana n'inshuti za hafi, dukwiye kugira kumvira Imana, tutayumviye kubw'itegeko, tutayumviye kubw'ubwoba yuko yatugenza gutya, yuko idufiteho imbaraga, yuko idufiteho ubushobozi, ahubwo tukayumvira kubera yuko ari Imana yadukunze mbere yuko twebwe tuyikunda. Haleluya. Iki nacyo ni ikintu kijya gituma ubushuti bubasha gushora imizi. Iyo tuvuga ubushuti ni imibanire myiza, ni imibanire yimbitse, niba ariko mnabivuga mu Kinyarwanda, imibanire yimbitse idafite, atari kwa kundi ko kugenda hejuru. Mureke tugire Imana inshuti yacu, atari bya bindi gusa byo kugira ngo tugaragare mu idini yuko dukijijwe, yuko oya, ahubwo twubake ubushuti bukomeye n'Imana. Imana yacu tugira imibanire nayo. Haleluya. Imibanire ishoye imizi. Kumvira, tukumvira mu kwizera. Ikintu cyatumye Adamu ubushuti bwe n'Imana bucika muri Edeni nuko Adamu atizeye Imana. Twumvira mu kwizera. Mu kwizera tuzi ko Imana, nubwo uyu munsi twaba tunyura mu bihe bitugoye, tuzi ko ibintu byose Imana ibikoresha kugira ngo ituzanire ibyiza. Imana ibikoresha kugira ngo ituzanire ibyiza. Adamu rero muri Edeni we na Eva ntabwo bumviye Imana mu kwizera. Bayumviye nk'uko Eva yabwiye inzoka ati hariya ho ntabwo tuhagera, Imana yarabitubujije. Haleluya. Ariko iyo bayumvira mu kwizera, ntabwo inzoka yari gushuka Eva ngo imubwire ngo kiriya kiruse biriya, kandi azi neza ko Imana ibakunda ntacyo yabimye. Natwe kugira ngo twubake ubushuti bwimbitse n'Imana, bwa bushuti buri profo, bwa bundi umva barinda ucibwa n'umutwe nk'intumwa zatubanjirije uvuga ngo Imana ni Imana. Handi wakwemera no kwinjira mu nzu y'imbohe, handi wakwemera no kwinjira mu rupfu. Haleluya. Uvuga ngo Imana ni Imana. Danieli niko byamugendekeye. Ngo igishushanyo gishyirwa hariya aravuga ngo mu minsi 30 nicyo kiri buramwe. Danieli aravuga ngo Imana yanjye, haleluya, ntabwo nayisimbuza igishushanyo cy'umwami, ntabwo nzigera nyubararira. Ngo ahita akingura amadirishya, ngo noneho ngo arayakingura ku mugaragaro, ngo ku munsi agasenga inshuro 3. Bajya kumutanga ibwami yuko we atubahiriza itegeko ry'ibwami, kandi ngo itegeko ry'Abamede na Peresi ryari itegeko ridakuka. Ngo umwami arababara cyane,
ngo kuko yakundaga Daniyeli ngo arababara. Ariko Daniyeli yari yarashoye imizi mu kumvira Imana, kuko yari inshuti magara n'Imana. Aravuga ngo ntacyo, ibizambaho byose ndabyemeye. Haleluya, haleluya. Ibizambaho byose ndabyemeye kubera Imana yanjye. Umwami ngo yamuhamagara amubwira ati Daniyeli, niki cyakubujije? Ngo ariko ngo afite agahinda, ngo kuko yaramukundaga, ariko ngo kuko itegeko ryari uko nguko, nta kindi yari afite. ngo byari bivuze ko umuntu wese utabyubahiriza bagomba kumujugunya mu rwobo rw'intare, intare zashonjeshejwe zifite inzara. Daniyeli ngo yemera kujya muri urwo rwobo. Haleluya. Daniyeli yari afite kumvira Imana birimo kwizera. Avuga ngo ndabizi Imana yanjye, mbasha no kujya mu menyo y'intare ikazankuramo. Nuko yari abifashe, ntabwo yatinyatiye baba we Mana none ndapfuye koko, ubu se amasezerano wambwiye ubu ndagiye, ubu se bya bintu byose wavuganye nanjye. Ahubwo yaravuze ati nzi yuko Imana yanjye nizeye. Haleluya. Inshuti yizera ingenzi yayo no mu buzima busanzwe. Urabizi ko inshuti yawe magara itakuroha mu rwobo. Haleluya. Daniyeli ngo yemera kumanuka mu rwobo, ariko asanga kuko yubase ubushuti n'Imana, kubwo kuyumvira Imana iramurengera. Haleluya. Isanga yateguye intare, timugiye kubona umushyitsi udasanzwe umwakirana ubwuzu. Intare zimurinda imbeho y'ijoro. Haleluya. Intare zimurinda imbeho y'ijoro, zose ziriyegeranye ziramufubika. Haleluya. Ziramubwira ngo twamaze kubwirwa uwuriwe. Haleluya. Mureke twubaka ubushuti bukomeye n'Imana. Abantu usanga baharanira kubaka ubushuti n'abantu, akabati umuntu mwe kubaka nawe ubushuti ni byiza, ariko inshuti nyashuti ukwiye kubakaho ugashaka ubwo bushuti ukabuharanira ni ukubaka ubushuti bukomeye n'Imana. Haleluya, haleluya. Pawulo yageze kwandikira Timoteyo, aramubwira ngo hari abantu bahushije ikintu cy'ingenzi, ariko kubana n'Imana. Rero iyo wahushije kubana n'Imana uba ugiye nabi, uba upfuye nabi. Haleluya. Ariko iyo wasabanye ukubaka ubusabane bwawe n'Imana, uba wubatse ikintu gikomeye cya none ndetse n'ahazaza. Haleluya. Imana ishimwe. Rero dukwiye kumvira Imana, ariko mu kwizera. Ntitumvire gusa kubera ibintu twishyizemo cyangwa kubw'inyungu zacu, ahubwo tukayumvira mu kwizera. Haleluya. Oya, nibyo tunyamo ngo tuzi neza yuko ibi bibasha kubizanisha ibyiza. Urwo ni urugero rukomeye rw'umuntu bamaze kubaka ubushuti n'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Ikindi kintu abe nacyo nsorezaho, kwa ko dufite igaburo kugira ngo tubashe kuza kurijyamo naryo mu mwanya ukwiye tutabangamye. Ikindi kintu cyatuma twubaka ubushuti bukomeye n'Imana ni uguha agaciro iby'Imana iha agaciro. Guha agaciro iby'Imana iha agaciro. Bantu b'Imana, bana b'Imana, ese Imana ni ikiha agaciro? Ese Imana ihaye agaciro ko nubaka inzu y'igitangaza uzajya uhita umwisi n'umugenzi bakayirangamira? Ese Imana ihaye agaciro posti ikomeye yatanze abantu bose bakayirangamira bati uriya ageze hariya gute? Ni iki Imana ihaye agaciro? Imana iha agaciro gucungurwa kw'abantu bayo. Icyo ni
nicyo kintu Imana ihaye agaciro kurenza ibindi. Natwe rero niba dushaka kubaka ubushuti hagati yacu n'Imana, tukwiye kumenya icyo Imana iha agaciro kugira ngo natwe bari cyo duha agaciro. Amen. Ntabwo Imana ihaye agaciro ko abana bacu tubigisha mu mashuri ameze gute. Ntabwo Imana ihaye agaciro ko natwe twiga tukagera ahakomeye tukavamo abaprofeseri n'ibindi bizamutse cyane. Imana ikintu ihaye agaciro ni ugucungurwa kwawe. Amen. Imana yatanze Yesu, kandi Yesu yari, navuga mbyite ngo priorite y'Imana, mbyite ngo Yesu yari umwana w'Imana w'ikinege, utagira umusimbura, utagira ugiye gusigara mu ijuru. Ariko kubw'iki Imana yari ihaye agaciro, yemera kumurekura, irambwira ati ngaho genda. Kuko kugira ngo ducungurwe nta handi byari kunyura, byagombaga guca muko Yesu atubera igitambo. Amen. Rero niba Imana ihaye agaciro gucungurwa k'umuntu, Yesu akaba yaraje mu isi kandi akaba ari priorite, ari igitangaza ku Mana, umwana wayo w'ikinege ikemera kumutanga. Natwe mureke tugende twamamaza inkuru nziza y'agakiza ka Yesu. Haleluya. Mureke tugende tubwire abantu ko Yesu akiza, tubwire abantu ko imitwaro hari umuntu wayikoreye akayishyiraho. Yesaya ngo imitwaro yacu yayishyizeho, intimba zacu yazishyizeho, ngo igihano cyari kuri twe niwe wakishyizeho. Rero mureke tugende tubwire abantu ngo nta mpamvu yo kwikorera iyo mitwaro. Yesu iyo mitwaro yaje kugira ngo tuyimuhe. Mureke tugende tube abo kuvuga inkuru nziza, twe kwirwa tubwira abantu ngo ibitangaza birakoreka. Hari yuzi ibitangaza, hari yuzi ukuntu bikoreka, nabyo ni byiza, kuko byose kububaha Imana, Imana nabyizi yuko babikeneye. Ariko igihaye agaciro kurenza ibindi nuko intama zazimiye zigaruka mu rwuri, nuko intama ziri kuyobagurika hirya no hino zivanwa mu birura zikazanwa mu maboko y'umwana w'intama w'Imana. Mureke tugende tubwire abantu ko Yesu akiza, kandi tubabwire yuko imbabazi ze zikiriho. Tubabwire ko nta hantu bageze imbabazi z'Imana zitabakura. Tubabwire ko uko yaba ari kose, tubabwire ko natwe twari babi ariko imbabazi ze ziraduhindura, amaraso yaratweza, none twabaye abana mu rugo. Tubabwire ko nabo bishoboka ko baza bakaba abana. Haleluya. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu bizatuma ubushuti bwacu n'Imana bushora imizi, bukaba ubushuti bwimbitse. Yesu ashimwe. Haleluya. Ujye uha agaciro iki nshuti y'umusaraba? Nicyo ujye uha agaciro. Umugaragu w'Imana Dawudi, iyo ugiye muri Zaburi, yagiye agaragaza ukuntu ahaye agaciro iby'Imana iha agaciro. Hari avuze ngo umutima wanjye wahagizwa no kugushaka, ngo ngufitiye inyota, ngo kuba mu nzu yawe umunsi umwe. Ibyo byagaragaza ko Dawidi ibyo ahaye agaciro n'iby'Imana ihaye agaciro, kuko mu nzu yawe niho tushirira inyota. Aravuga ngo ku mutima ngo w'Imana wahagira uri gushaka amazi, ngo niko nanjye umutima wanjye wahagijwe no gushaka Uwiteka. Haleluya. Mureke tumenye natwe iby'agaciro Imana iha agaciro, kuko iyo umuntu ari inshuti n'umuntu amenya ibintu ashyira imbere, akamenya ibyo adakwiye gukora kubw'inshuti ye. Natwe mureke dukore icy'agaciro nk'uko Imana ifite icyo yahaye agaciro kurenza ibindi. Kandi guha agaciro iby'Imana yahaye agaciro bizatuma n'ibindi byose biza bidukurikiye. Haleluya. Ko Pawulo yabwiye Abaroma mu bice 8, avuga ngo ubwitimanye umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi. Niduha agaciro iby'Imana ihaye agaciro, ntabwo izabura kutugirira neza,
kuvuga inkuru nziza z'agakiza abantu b'Imana bakava mu bubata bwa Satani, ntibizatuma ayo mazu meza twifuza Imana itayaduha, ntibizatuma tutigisha abana aho twifuza. Imana izabidukorera kuko izi ko nabyo tubikwiriye. Ariko icyambere tubanze tubwire abantu ko Yesu akiza, tubabwire ko Yesu agira neza. Noneho tuzabone kubabwira yuko Yesu ajya atanga imigati ikaba myinshi, umuntu akanapfunyika agatahana no mu rugo. Haleluya. Ariko twabanje kubabwira ngo uyu mugabo arakiza. Ahangaha uri wikoreye imiruho, wikoreye imitwaro ingana gutyo, ngwino muhereza imitwaro yawe arakuruhura. Yesu ashimwe. Mureke twubaka ubushuti bwacu n'umuremyi wacu, tumenye ibyaha agaciro natwe tubiha agaciro, kugira ngo tubashe kugira imibanire yimbitse n'umwami w'abami. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, ubigire icyifuzo, ubigire intego, Imana izagushoboza. Haleluya. Kandi ijambo rya nyuma nsorejeho, ndagira nkubwire ngo ubwo bushuti ni wowe ugena ikigero cyabwo, ni wowe, ntabwo ari pasiteri wawe uzakugenera igihe ikigero cy'ubushuti bwawe n'Imana, kuko ni wowe n'Imana. Haleluya. Rero gerageza kwegera Imana nk'uko Yakobo yabivuze, nayo izakwegera. Mu Itangiriro mu bice 32 umurongo wa 23-24, Yakobo ubwo yakiranaga na marayika, buriya yarari kubaka ubushuti bukomeye n'Imana, kuko Imana ibasha kukunyuza ahantu ngo irebe yuko ukomeza nturekure. Arigaragura barakirana arigaragura bango ntabwo nkurekura. Haleluya. Mu bushuti rero ntabwo bivuga ngo uvuge ngo ndarekuye, ahubwo urakomeza kabango uko biri kose. Kandi muri uko kwikubana, kuko inshuti ziranikubana, inshuti zirahorana, akirana n'Imana yikubana nayo, ngo ibintu byose yatandukanye nabyo aravuga ngo ni njyewe n'Imana iri joro. Haleluya. Nubwo arimo yubaka ubushuti, nawe kugira ngo wubake ubushuti n'Imana, nanjye kugira ngo mbwubake, mureke twige gukirana kugeza Imana ivuze ngo uranesheje. Haleluya. Haleluya. Ntiwemerere Satani kuguca intege, ntiwemerere Satani gutuma urekura, ahubwo ukomeze uvuge ngo ni njyewe uzi icyo nshaka. Haleluya. Rero ndakwifuriza ubushuti bwimbitse buri ku rugero rwo hejuru. Imana iri kumwe natwe, nituyegera izatwegera, ntabwo iri kuri yacu. Nituyihamagara izatwitaba, ariko kuko twagize gute, twubase ubushuti nayo. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Amen.